ibintu isaga nini cyane nabonye byarafashe indi ntera ibintu by'umunyamakuru EMMY Agambanira ndetse na Bruce Melody nabantu bose nzi ko muziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi by'umwihariko kuri iyi case ya Diane uyu mukobwa AMAG mu maza ye nawe wamuvuzweho yavugaga ko wowe Fazo Bruce Melody hari n'umunyamakuru wo kuri Flash Mr. One byavugaga ko uriya muntu mumuhuriyeho hari amakuru yavugaga ko AMAG the Black yagiriye inama Diane yo kwegeka hinda Bruce Melody ko yari ari muri gumaguma nagiriye inama Diane yo kwegeka hinda Bruce Melody uwo muntu uri muri gumaguma bari gushyira hinda EMMY aravuga ati ngewe hari amajwi ya EMMY ahari hanze biransaba kujya mu Rwanda nkeneye ikindi nanga ikirego biransaba kumara icyumweru i Kigali nirukanga ntako mwavoka nizeye yakubwira ati nkorera facture y'inyongereza ako semi buri ikirego nicyo gikenewe buriya cyane ariko hari amajwi amwe ya muri abo bantu harimo ibintu byo gukoresheza umuntu bukwe na nyina bivuze mu cyubahiro cyabyo urumva by'ikinyabupfura nyine kitabereye umuntu gike uvuga ngo hari amajwi ari hanze yumvikanamo ikinyabupfura gike yes rero ibyo bintu byivanzemo nawe washiduka wakoze ikinyabupfura gike niyo mpamvu mvuze ngo umuntu aravuze ngo uwo muntu yo gakorana ubukwe na nyina urumva ibyo bintu ngo uwo muntu yo uwo muntu ngo ni inuza twatuntu bonka twa nyina rero ibyo bintu byose bifite amakuru menshi cyane bamugani nk'amasomo yo muri logi urumva ni birebire nkimara kurumarika ko Coach Gael ari right JALAS official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twizere ko muri amahoro tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twongeye kubana n'umuhanzi mukunda muri benshi cyane akaba umuraperi AMAG the Black hari yaciye igihe kinini cyane Hakizimana Amani muraho neza JALAS official ijoro naraye numvisha operation Hakizimana ngira ngo niwe ugiye kwiswaho kubw'amahire numva si wowe Hakizimana numva numukire mugenzi wawe mwitirano kubw'amahire se ubwo kubw'amahire gute wenda hari kubw'amahirwe kuki mukunda ibintu bitari amahire ibintu bishobora kuba amahire nimba operation Hakizimana bavuga wenda ngo Hakizimana ariko nabonye ari n'amahire Hakizimana rwose yakoze umuti umeze ute se meze fresh ndabona Luke Gaherena Kepe umuraperi ariko bura Gaherena ntago nahita babarira muri ba bantu batera ngewe nta hano wambarira ngo Rwanda season ngewe Agaherena gapfa kuba katari ku gutwi kwawe kare ku kwanjye pfumura ugutwi kwanjye ninjye wabyumvishe kandi ndabizi ko nta cyaha gihana umuntu wapfumuye ugutwi kandi ari n'icyaha kibihana narikuramo nkashyiraho supaguru bikaziba nkabanyemukanye n'icyo kibazo ubwo washyira supaguru ku gutwi none se wabigira ute okay ndumva Herena nta bintu birenze kuko hari n'abantu bafite n'abimisatsi kandi imisatsi ni uburenganzira bwe hari abambara amarinete batarwaye amaso ni uburenganzira bwabo hari abambara impeta ku ntoki za fiancaye badafite abafiance ni uburenganzira bwabo byose ni buri wese afite uburenganzira bwe ku mubiri we mu gihe nta kintu bijennye ku wundi muntu yes ujye utekereza ko washyira nk'agaherena ku zuru mbishatse ariko ntabyo nshaka nibigera n'usundi navutse mfite iri ngiri nabyo bije anytime nakanaga da ariko bagingaya ntago biri kuvamo gapfa kuba ari akamanyere
wari umeze fresh ariko ari bikabisa hari haciyemo igihe kinini tutaganira ariko ndumva ari nk'ukwezi kumwe uyu munsi rero nifuje ase ukwezi kushize byagenze bite byagenze neza nta kibazo abantu bakunze ibiganiro byacu okay fisi kuri guseka fisi afite akanyamuneza biragaragara gakote ni byiza rwose okay rero uyu munsi nifuje kugenderera kubera ko hamaze iminsi hari ibintu byinshi bivugwa muri showbiz yego ariko impamvu nahisemo wowe nuko ibintu biri kuvuga muri showbiz ni ibintu byatangiye n'ubundi nawe uhari niko navuga ni saga nini cyane nabonye byarafashe indi ntera ibintu by'umunyamakuru EMMY igihe ndetse na Bruce Melody n'abantu bose nzi ko muziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi by'umwihariko kuri iyi case ya Diane uyu mukobwa AMAG mu maza ye nawe wamuvuzweho mu buhe buryo jewe namuvuzweho mu buhe buryo nk'ibyara rye nje ndi umuforomo cyangwa ndi umubyaza nzi namuvuzwe ko namubyaje nabikoze ya nawe ngo hari ukuntu wageragayo heheze kwa Diane nje kwa Diane ndahazi oya mu bintu by'ubushuti bwinjiye oya mani mujye mureka ibyo bintu ngo nawe hari ukuntu hari umuntu wawe tu nose we ntago uri uwanjye oya ariko muri ubwo buryo se kuba nose nta bantu ngomba kugira abanjye oya reka precise vuga ibyo uvuga rero nanjye ngusubize ibyo ngusubiza Diane abyara ntago nari impari ariko mu byavuzwe ko inda nawe uri mu ayo makuru ndayahakanye siyo yes nta n'umugore nateye inda wigeze ubyara mpari cyo kimenye oya ariko se gutera inda no kubyara biratandukanye none se uranjyana ku bandi bagore babyaye yavugaga ko wowe Fazo Bruce Melody hari n'umunyamakuru wo kuri Flash Mr. One byavugaga ko uriya muntu mumuhuriyeho nk'aba docteur bamubyaza se oya nk'abasheri mfasha ibyo ni n'ubugoryi none se ubwo urumva ibyo bibaho already turi muri showbiz twese turagendana turaziranye none se ubwo mwagira sheri umwe oya tanduka ya sheri rega n'umuntu kwaje oya ibyo byo kwaje ni kwa bazajye kubikemurira kwaje jewe nkubwira uko bimeze agasaro Diane ntawuzi ndamuzi sinabonye ibiganiro byose oya ariko uranamuzi no mu buzima busanzwe uje naramubonye ngiye mu buzima busanzwe yes wese nago wamubonye naramubonye none se ubu ni abantu batatu bamubonye kwisi umudokiteri wamubyaje ntiyamubonye ahantu umumotari wamujyanye cyangwa umushoferi wamujyanye kwa muganga ntiyamubonye none se abababonye YouTube zira views ntibamubonye none se kuki mwumva ko vuga ngo umuntu yaramubonye nuko nta mubano wihariye ugeze kuba hagati ya AMAG Black na Gasaro Diane wapi kabisa ari ibyo rero nabari abantu bose twagiye dukoresha mu mavideo twarababonye ubwo buri muntu wakoze video yaramubonye uwo muntu ubwo ni ikibazo man ibyo ntago ntantu bihuriye yes ni saga yatangiye muri 2015 ubwo byavugaga ko nyine Bruce Melody yabyaranye na Diane ariko Bruce Melody agahakana nyine ibyo kubyarana na Diane ibintu biragenda birakendera ariko biza kongera kuzura umutwe ejo bundi niko nabivuga jewe sinjya mwihakana nihakanurwa ry'ibyo bintu kibindebaho yego ibindi byo kandi bindebaho ndabikubwiye ndamuzi nkuko nawe umuzi nkuko nabo bose ba EMMY bamuzi nta bindi bintu ibindi muzajya kubibaza uwo Diane n'uwo muntu wundi ntago ngiye ibindi bindeba sibo tujye kujya duhura n'umuntu duhita tugira gutya kugira tazavuga ngo namubonye oya nimba ufite amaso areba umuntu ubuze kuri kundeba oya urumva nuko icyo gihe mwari muri Super Level we na Melody urabyibuka na Diane se jewe tandukanye ibyo bintu yakundaga kuza no guteza ubwega gukora iki kubuteza ndehehe mu biki aho nyine kuri Super Level kuri studio none se ntago twagombaga kujya kuri studio kubera bateje ubwega hoya nta kibazo rega ese sinamubonye yo nyine hari ikibazo se nanjye nagira numve ko wamubonye naramubonye habe mu binyamakuru nimbona nkubona none se nyine nari ndi muri Super Level naramubonye nyine
Diane ni umuntu wavuga kuzi gute nk'umuteza bwega nyine nk'uko ubivuze ariko se man siko ntamubonye aririmba namubonye aho nanjye okay manisha ya none se urashaka ko nkubwira gute nkubwire nguke nyine umbwira ukuntu muzi muri ibyo bihe kandi naramubonye gutyo nyine umuzi se atwite cyangwa muzi yarabyaye nabyo nzi ntago nigeze mubona atwite namubonye nyuma icyo gihe nyine havuga inkuru nyinshi ariko man ntago mba nshaka kwivanga mu bintu bitandera rero mu byavugaga icyo gihe bavuga ati randa niba atari ya melody ni ya maji aya ibyo nibyo himbye oya byaravuzwe pe nanjye reka mvuga ibindi nimba iyo ndatari ya melody niba ya maji ni ya JALAS cyangwa ni ya Safi nimba ari ukumubona bagahita bayigushinja ni y'abantu bose bashobora kuba baramubonye oye cyangwa ni ya EMMY ubwo rero ibyo bintu mu bitandukanye niyo mpamvu haje kiriya kigo gipima iby'amagambo yo nakushinja abana benshi k'umunwa iyi saga rero ibirongereza uyu mutwe ngira ngo ni nyuma y'uko Bruce Melody avuze ko umunyamakuru EMMY amufitiye urwango amwanga EMMY rero nawe yaje gusobanura avuga aho ibintu byahereye avuga ko icyatumye akora iyo nkuru ari ukugira ngo akorere ubuvugizi umukobwa ibintu biba binini sinumva kuri ya mukobwa ari we muntu ukeneye ubuvugizi mu Rwanda wenyine nyine hari ikintu utekereza nawe nk'umuntu nagiye numva amajwi basohoye n'ibiki yes ubwo nimba ari uko bimeze nyine ntawe umukorere ariko numvaga bukoze atinze kuko iyo kesi nyizi kera kandi still uwo muntu yari ari muri showbiz yego ariko icyo mukunda kutavuga ibintu ukuntu bimeze niyo mpamvu rigana kwegereye kuko nzi ko utajya uca ibintu ku ruhande kandi iyi saga nzi ko Super Level imaze igihe kingana iki Super Level ngira ngo imyaka igera mu 10 ubu nibwo habonetse ko umuntu yakorerwa ubuvugizi ko EMMY yabisobanuye niko yabisobanuye okay inkuru iheruka gukorwa irimo ngurwango ni ya ryari iyo Melody yavuze avuga aganira nayo mwirene yego hashize nk'ukwezi nuko ngo nyuma y'imyaka 10 ibyo bintu byarabayeho nyuma yuko Melody atangaje ko yagiriwe urwango ni nabwo hagiye gukorerwa ubuvugizi bw'umuntu bivugwa ko yabyaranye na Melody uri kubyumva gute icyambere Melody ari mu mafuti kuvuga ngo umuntu aramwanga ibyo bintu gukurikiranye yabaye mamwanga yari gukora ubuvugizi icyo gihe nimba kuko ari byo nge simbizi icya kabiri EMMY nimba ufite n'urwango ufite urwango ruke yari kurukora icyo gihe nawe ahubwo ashobora kuba yarakerewemo urwango muri iyi minsi yes wowe ntago nakujyanye muri RIB wowe yego sinakujyanye se rugikubita wagiye kundega pe sitwitabanye se tukajyayo rwose nase uko tukiri inshuti ese ko ntacyo nishinja twasanze bifasha ubusa abari yavunzi kabisa oya narakureze ngewe ntago nakwihorera gutya nagubaho oya ariko twarabyumvikanye si twagiye no mu modoka imwe nkujyanye dore umuntu ndi kurega nguyu nta nubwo ari ngombwa ko muzamuhamagara sobanura sobanuye twumva uko bimeze tubona turahindukira timutaye muri no kudutesha umwanya mvanga cyane so rero ikintu nabonye
hari kuzamo ibintu by'urwango rwa nyarwo ntago bikiri showbiz si bikiri ugutwika si urumva iyi case abantu bakuru nyine bari kuyumva ukuntu imeze ikindi dufite amakuru menshi cyane bamugani nk'amasomo yo muri logi urumva ni birebire nkimara kurumarika ko Coach Gael ari umushoramari wa Bruce Melody haromarika ko Element yagiye mu buryo studio bakoranaga bitagenze neza nkaromarika ko EMMY ari ishumi cyane na Mugisha nkaromarika ko hari skandali yabaye yamuyoboke na coach muri Onomo urabyibuka yego nkaromarika ko ikindi niki bavuga ko bakoze amatimu ngo hari B1 na B2 uni team B na team B team B na team B team B1 na team B2 ubwo uri team ngewe ndi team ntazi ndi team 2 team 2 urumva ngewe hose ndahafana man kuko nkunda abantu bakora icya kabiri nkabona EMMY yamanutse buja point d'interrogation ngewe ni umunyamakuru yemerewe yego kuko ajya no muri za Dubai na hehe hose ibyo ngibyo nkabona kuri muri press conference nkabonye no pujya nanjye nk'umusani ndatekereza nkavuga sinumva iyo team irimo umuntu wagiranye ikibazo na Coach Gael ari we muyoboke n'uburenganzira bwe habonamo no pujya habonamo EMMY habonamo n'abandi ni benshi ndatekereza amahane nanjye nk'umuntu ariko icyo nashimira The Ben yarateguye kabisa umuntu uzi gutegura ibintu buriya cyagenda kuronshinga friganjya y'agaseke yego mu bantu niyambaje harimo no pujya kuko ni umuntu ufite ibitekerezo byinshi kandi bishobora kukugeza ahantu yego icya kabiri muyoboke uramuza ahantu music nyarwanda yagiye ayivana nawe yajya yigeza na connection byose urabizi Rode Ben nk'umuregent wa Danje byamusabye kwiyambaza zambaraga nini kuko we urabona igihe yamaze hanze ashaka kuba atarazi wagwana so rero ibintu byabo nubwo bari kugenda babihuzahuza buri wese ari kureba kuri kunyungu ze urumva The Ben akeneye inyungu muyoboke akeneye inyungu Coach Gael akeneye inyungu we nuko yanayibonye si yakoze aryo show ebyiri we yego Burundi so rero kumva ko umuntu ashaka kwemeza ari kuburana competition nziza ari gihe twageze mu Rwanda nko muri hip hop hakagumaho umurapero cyane nta wundi murapero uri gukora amana biguca intege umurapero yari ngeye abantu bandi bacitse intege bakubita nkavuga ati wenda nkumbuye abaraperi bagenzi banje urabizi dukora muri indirimbo yitwa ntaho tuzajya nkora za meya byari bimeze nkaho abaraperi nyine batari ku so ariko iyo baje nawe uhita ugaruka cyangwa se iyo bagiye iyo muri gukora muri competition mu kompeta biba byiza okay uzi mu Rwanda hari cana imwe
hazajya haba inkuru imwe mu mwaka ntago byaba rero urakubitira hariya ku Gasaro TV uhita ubona undi yagiye kuri X-Rash ubone kwa JALAS upfe kwa JALAS nubona wenda umuntu aho ngaho hirya ngiyo naho byazamutse channel zabaye nyinshi ariko bituma nyine abantu bakora so rero ibi bintu byabaye kuri aba bagabo ni byiza kuko bituma umuntu akora kuko iyo Ben ajya mu Burundi yiraye azi ko ari umustar akagenda wenyine akaryama ari ikintu ubwo uzi shoyiga fairing egal kumubona imboga mu menyo yes hari ikintu wari uvuze uravuga uti nanjye ndi umuntu ndanariza uravuga uti kubona EMMY Burundi tukahabona Muyoboke tukahabona Nopuja kandi tuzi ko abo bantu n'ubundi hari ikindi kibazo cyabayeho management ya Melody hari icyo natekereza yes muri game havuzwe byinshi game yavuzwemo amarozi game yavuzwemo ishyari game yavuzwemo utuzu game yavuzwemo urwango AMAG game isobanuruteo game iri kuvugwamo ihangana ry'ikofi ry'amafaranga yes n'amafaranga ara n'amafaranga ari guhangana okay nimba mbonye Melody ahaye umugore w'imodoka ya V8 The Ben agaha umugore we Range Rover we nagutekereza Harmonize nawe agatanga Range Rover mu gihugu cya Tanzania yihaye urumva ni ibintu byenda urumva ibyo rero ni ibintu nyine bihari n'uguhangana ariko igihe hari nuko biri guteza abantu imbere n'ugushaka gutera imbere kwerekana ki uri kugendana n'umujyi umwe w'iterambere rihari ubu hagiye kuza noneho za kajugujugu umuntu ahita gukubita akajugujugu rwose ariko ni ikimenyetso cyerekana ko umuziki urimo amafaranga tubyemere gutya ari amafaranga n'ubufezi n'iki kiri mu muziki ntukavuge n'amafaranga mu muziki muri ibyo bibiri n'iki kirimo cyane ubufezi buri mu muziki butwita amafaranga ari mu muziki okay ubufezi buzabyara amafaranga buri kuyabyara ariko mani bibiboro njyewe iyo mbibonye numva nenda no kuruka kuko nta kintu mani nimba ugiye ibintu yiseseme nimba ari show ni show ariko ibi byo kugenda bameranje ibintu babeshyira abantu kubera ko uyu mind your business Ben ndamushyigikiye Bruce ndamushyigikiye ahubwo rubanda nirwo ruri kuzanamo ibintu utamenya yego Bruce Melody numvise mu kiganiro yatanze kuri Kiss FM bamubaje kuri The Ben avuga ati ntago ndumva The Ben amvuga nabi ntago ndamuvuga nabi none se ati abafana nibo baduteranye yes siko kuri se warumva Melody avuga nabi Tiger ishwe warumva Tiger avuga nabi Igitangaza ishwe zumve ko nanjye bamvuga nabi ariko uraza kureba comment z'abantu bamwe na bamwe cyane ko mbafite ari benshi narangije no kubamenya kubuza abandi ku tuntu dushaka gusenya umuntu jewe ejo bundi njya kuronshinga Musanze abantu baratangaje kuri radio imwe nashatse kwanonsa ngo ntago igitaramo kiri bube Musanze urumva gukumira abaturage umva nawe uvuma Imana itavumye gusubiza abaturage nyuma ngo ntago igitaramo kiri bube ngo kubera ikibazo cyuko nta mufungo ngo niki umuntu ataguhaye amafaranga ugaceceka byagutwara ibintu ko bikaze ndababwira ni nta kizabuza iki impara AMAG noneho gucura AMAG yavukiye mu akizabuza amani gukubita sha stade ndagapfuka ariko none se urwango hagati y'umunyamakuru n'umuhanzi ruba ruturukaye
mu mafaranga bahurira hise nyine hari ukuntu umuntu avuga ngo nagiye nkukoraho inkuru nagiye nkupurenga kuri radio uramenyekana utwara ibihembo binini utwara amafaranga menshi ariko ubu turahura ntushobora kumpa ku mafaranga nkaho yari ari kukubitsa ikintu cyumvira bakwibutsa ko mwakoranaga ukamuta ko twese hari abo twahaye tuzi ko turi kubabitsa icyizere kikayoyoka ubuzima bw'abahanzi n'abanyamakuru ni nk'ubw'abagore n'abagabo niko nabivuga batumvikana kuko nimba umuntu yarakubwiraga ngo ntora muri gumaguma urugero ukamuha amafaranga mani ibyo tujye tubivuga bibe yego uvuga ngo hari ubwo abahanzi bahaga abanyamakuru amafaranga rega ibyo urabizi ntukazajya wigira nkaho ngo uri umuntu nguje uturutse from nowhere ari igihe abahanzi twabahaga amafaranga abanyamakuru mwe kugira ngo mudutore tubone ko tuzabona andi hanyuma rero mukayarya ntimunadutore urumva ugize imana ikamwambutsa akabona yandi akagira ngo ni JALAS wo mutoye atari we noneho akabona n'abandi twamenyaga amakuru ko mutadutoye yego twarabahaye yacu twavunikiye mu dukora amafirigo tuguza ni gute nabona amafaranga yanjye yandi ukanera iseseme abasani namwe mwararakaye fo ubu ngubu umunyamakuru asigaye atanga giti ntabwo ari umuhanzi ugitanga giti akebo kagiye iwamugarura reka tubivuge gutya yes okay so nukuvuga ngo iyo erase niyo ubona ishobora kuba yarakuriye uwo mwuka uvuga ati abasani bageze igihe batanga amafaranga nabo bagiraho bararakara ariko reka nkubaze ikintu ni kimwe wowe urambwiye ngo muri gumaguma harajyamo abahanzi 10 uriye amafaranga y'abantu 30 uzagenda ugonde kumwe mu wundi cyangwa bakorera amagurupe none abantu bagiye bari kegeta birabihe hari igihe kizagera nabo tubavuge mu mazina waba ushyize abantu benshi hanze hari n'utuntu tw'udukontara duto tw'icyo giheze sendera ibite hari abantu bagiye nyine ariko byabaga ari ukuri sendera mu batora oya sendera nuko mba mukumbuye mani ariko ngo hari uwo mwigeze kuyaha ngo bageze kuri kategori y'abaraperi ngatora umwe si Philipita se yese atora Dani nanone ese ari wayamuhaye ntago bavuga ngo yamuhe directoma hari ukuntu ngo yamunyuragaho ngo ntitimura ibyo byabaye no mu bamisi ibyo byose twagiye tubimenya ariko tukavuga tuceceke mbivuge ntibantore ntabikiriho rero ubu rero wariye ariyo yarayariye ubwo uravuga uti ibigaragaza urwango n'amashyari mu muziki ni byinshi n'ibyo byagumaga umuvuze kuri no case ya EMMY na Bruce Melody EMMY aravuga ati ngewe hari amajwi ya EMMY ahari hanze urumva icyo ni kimwe avuga ibintu bigendanye kuri Bruce Melody n'uriya Mudiane hari amajwi ya Melody avuga kuri EMMY buri wese afite amajwi ye ariko hari amajwi amwe ya muri abo bantu harimo ibintu byo gukoresheza umuntu bukwe na nyina bivuze mu cyubahiro cyabyo urumva by'ikinyabupfura nyine kitabereye umuntu gike uvuga ngo hari amajwi ari hanze yumvikanamo ikinyabupfura gike yes rero ibyo bintu byivanzemo nawe washiduka wakoze ikinyabupfura gike niyo mpamvu mvuze ngo umuntu aravuze ngo uwo muntu yo gakorana ubukwe na nyina urumva ibyo bintu ngo uwo muntu yo uwo muntu ngo ni inuza twa tuntu bonka twa nyina
rero ibyo bintu byose turabyumva ariko tubyumva uko ariko icyo nabifuriza nuko bakwicara mwana bakarangiza ibi bintu byabo nta hantu byatugeza sibyo kubona EMMY na Melodie banganye nta nyungu nge mbifitemo nta gihombo mbifitemo ariko bagakwiye kwicara bakakura mu rujijo abantu noneho nitwe kibazo nk'ubu nari ngiye kukubwira indirimbo ngiye gusohora ariko kubera ikibazo bari abatipe baduteje nibyo ndi kuvugaho niyo sije niyo bari kuduhasije none ze tubigenze ariko numva nta mpamvu yo kugira ngo biteranye nawe ufitanye n'abantu n'ibibazo bajya bantumaho ngo ubwire JALAS nkanga kukubwira nkavuga ati sendajya urase ndatinyitse cyane buryo nta muntu wahita umbwira JALAS ka karumuna kanje no kuvuga ngo nuko nyine bimeze sha ibi bimeze iyi game kabisa ndabona ari hatari kabisa ariko game ni insazi nyine nuko nguko biba bimeze ariko icyambere ariko uvuze ku majwi nibuka ko hari amajwi wenda iri jwi dukinnye biransaba kujya mu Rwanda nkeneye itike y'indege nanga ikirego biransaba kumara icyumweru i Kigali nirukanka nshaka umwavoka nizeye yakubwira ati nkorera fagitire y'inyongereza ako semi buri ikirego nicyo gikenewe buriya cyane numvise Big Man ari kina niwe narikuyeho aya majwi agenda asohoka ari behind umuntu yayizerara ngewe se ko mfite ugutwi mfite oreille musicale na oreille vocaliale nijye kumva ngo Jara wavuze sinayoberwa ko ari wowe wavuze uko wabigenza kose ushobora kwigana nka bira byacita avuga arabyigana ariko ngewe mpita numva ko atari wenda niba yiganye Austin tari umwimerere ndavuga nti yabikoze ariko nibyiganana ari umutipe abantu ko bari bumarane uyu wundi biguma gutya ubuza amajwi ahari ubu habona hari nk'ijwi ryawe ndi kugutamo bantu bafite ngo amajwi buri wese asigaye afata ijwi aho haziye ziriya telefone ngo bishyura gake gake noneho ufite 12 ngo uragenda ngo bakaguha abanza kubaza ifata amajwi ifotora neza ntago ari iyo guhamagara ubwo rero abantu bose ubu babaye abanyamakuru none sama ko kiragiye wari inshuti na Melodie ryari se ubundi tutari n'ubu turi inshuti na EMMY turi inshuti nawe turi inshuti narakujyanye no muri RIB ubwo suri kumbwira ibiki oya mwari nk'agati gakubiranyije kurya ikintu cyari kuba kuri Melodie byari byoroshye kwita ukimenya oya hari igihe bitabaye ngombwa ko tubimenye ko nanjye byambayeho niyagiye kenshi abimenye ubuse we warabimenye cyangwa byakubayeho narabimenye ariko hari ibyo namenye ni neza nka cyagiye cyo mu gihe cyo kuguma mu rugo ukaba waba uri mu cyumba cyawe mu rugo kubera icyorezo cyari cyaje nkaba ndi mu kindi urumva rero leta yarancumbikiye agahe gato nagonganye n'itegeko wagonganye n'itegeko ariko umuntu agongana n'itegeko niko ariko noneho hari n'ukuntu haza undi muntu ku isi nanone ukigonga ukavuga uti reka mbe nibera ariko mani nta miyaga kabisa nuko we dutinga n'ubundi ari nk'ikiganiro live abantu bakumva byinshi kandi buriya baravuga ngo igikoma ni ingenzi
ni amezi 6 umubyeyi ari gukora akazi. Ariko ko numvise bavuga ngo uriya mwana wa Melody ngasa n'umuhungu wawe bana. Abantu barasa ariko nta nicyo bapfana. Uze we ko bavuga ko dusa. Waravukiye Igikondo nkavukira i Kanombe. Nta bantu usuzi basa. So gusanga papa yaragiye atembera. Yaba ari umusaza. Cyane nawe warabaye inshuti nziza ya Brice. Ariko niko bimeze ngende inshuti nziza ye. Se nkubeshye. Nawe ni inshuti nziza yanjye. Umuntu ambwiye ati umwana ko mbona asa na Shamira. Ariko babipimira. Ahubwo ko batavuga ubwo yaba ari uwashami. Ahubwo ejo bundi nabonye ikiganiro. Reka tubesereye. Hari abantu twavutse. Urumva? Hari abantu bavutse. Base na ba nyina ku bwa kera. Batabana. Tuvuge JALAS wenda cyangwa tuvuge fils kugira ngo utagira. Ubu nimba fils baramubyaye umubyeyi we atarujuje imyaka y'ubukure. Paka fils akuze akaba ari ku kamera ibikorwa byagirira igihugu akamaro. Bazajya gufunga mama we cya papa we. Kuri generation yacu ni ukuvuga ngo kera abantu twavutse mu bundi buryo. Oya byo ndi kubyumva generation yacu abantu benshi baba papa baga baruta abamama kandi cyane ku myaka ingana byoroshye ko hari n'igihe haza kuba mu za underage zabayemo. Ubwo icyo cyaha cyarasibanganye ishwe. Sawa rero ubwo turarega n'ababyeyi. Urarega vie none se nimba yavuga ngo Mary yakubya afite imyaka 18 urumva atari ikibazo. Ariko ntekereza ko itegeko ryari ritaraza. Ahubwo rero nyuma y'iryo tegeko nibwo tugomba kumenya ngo ryaje ryari. Mujye munasobanurira abantu. Oya ariko ntekereza ko kuri case ya Melody we ryari. Oyi wose muzanyemo gute? Ni werega watumye ibintu nk'ibyo bivugwa. Cyane ko nabonye ngo abantu benshi baba mu nzu umwe ariko batanavukana. Izo case ariko ziracecekwa ngo bitabangwe. Ibintu ngo muri rusange ngabana. Wagiriye nama Melody nonaha akora indirimbo nyinshi. Kama video menshi. Ikibazo cye na Diane. Ibyo uri kumbwira inama se ngende umujyanama w'ibyo bibazo bye. Umuntu w'umugabo. Kindi kuvuga ku muziki. Mugira inama nk'umugabo mugenzi wawe. Nama namugira nawe ni mukuru arengeje imyaka 18. Nimba ziko ibyo bintu bamuvuga atari byo ntari nyine nawe agomba ko mani wiyungishije ubuse ngaho nawe yimugira ngiye mvuze yanjye wowe mugira inama. Twara amakuru yavugaga ko mu bagira inama. Wowe aya amakuru ni ibiki? Wowe vuga inama yawe na fisi umuhe mikoro amugira inama. Ahubwo fisi oyigire Diane. Ndega ntimukajye ku ruhande rumwe. Ngaho mugira inama. Oya inama mbere yuko nyitanga. Reka mvuge ku makuru. Uko ngende umunyamakuru. Hari amakuru yavugwaga ko AMAG The Black yagiriye inama Diane yo kwegeka hinda Bruce Melody. Ko yari ari muri gumaguma. Nagiriye inama Diane yo kwegeka hinda Bruce Melody. Uwo muntu uri muri gumaguma bari gushyira hinda. Yari arimo wenyine. Icyo gihe niwe wari urimo muri duel. Nyine nta bandi bari barimo. Hari gumaguma baye umuntu umwe. Oya nyine mu bantu bavugaho ko bateye inda. Sawa tubyemera uko Diane yaraguhamagaye uramubwira uti sindi muri gumaguma. Ikurikire kuri Melody ni uri gukorera amafaranga. Ahubwo wowe ushobora kutara umunyamakuru warabaye mu muhimba makuru. Oya ndi kukubaza rega kugira ngo binyomose cyangwa ubyemeze. Ibyo bintu ni ibinyoma byambaye ubusa. Hajya kenda ku muntu. Wowe wakwegeka. Okay, Dia reka nkugiye indi nama.
yegeke kuri JALAS ufite cano ya danje ubwo nayo ibindi nkuru ariko se nimukazana ibintu mwana bifite no sense wo ngo hamaga umuntu ngo mwegeke mwegetseho se ubuse gumagumira cyaba nyine nicyo kibazo aracyaye mwegeka mujye mufata ibintu mubishyire man hari ibintu tubwira abantu bavuzwe mu bajyanama ba Diane koko ngewe mvuga ngendo umujyanama wa Diane wabavuzwemo nyine mu bantu bagira inama Diane okay hari njye ubwo inda ibi ya Melody abajyanama baba barenze umwe hari njye ubwo undi ninde ndi ntawe nzi wajya uvuga ibyuzi nimukazajya mufata umuntu mwe mushaka kuduteranya ubwo nk'iryo jambo uvuze ushaka kunteranya na Melody ushaka kunteranya na Diane ushaka kunteranya none se ndagira wowe ukureho urujijo uko biba bikuvugwaho ni wowe ugomba kubitangaho umucyo kandi nkwakaniye ko atari byo yego birahagije nawe hakana rero ibyo nkuvuzeho nanjye ndabihakanye none se ubwo ikibazo ni iki fils gira inama Diane muhereze mikoro nawe ujye ukora ikiganiro uri inyuma ya kamera fils nagira inama Diane kuko nawe ni umuntu mukuru wagiye ufesinga ibintu binini fils Diane uramuze ari guca amarenga ahubwo ndamenya ari so akabigaseko nk'akeza ariko nta mpamvu yo gufata ibintu ibyo abantu bavuga ngo byose duhite tugira gute nka cyagiye nkujyana kukurega numvaga ari byo nyine yego se twagezeyo nose nasanze ari byo se twitahiye none se oya icyo uvuze cyo nicyo ibyo abantu bavuga kuko bari bambwiye ko ari wowe muntu ati JALAS yakoze kuri phone yawe ati JALAS turagerana tugezeyo dusanga ahantu bihure so rero nibyo ngibyo by'inda nta wamenya bifite ingingo zabyo zibirengera nuko bikomezanya ariko nje sica kwinjira muri ibyo bintu yes okay uruganda rwacu ruravugwamo byinshi nabonye muyoboke yandikiye post nyuma yuko ibyo byose byari bibaye yanditse nguki yanditse post avuga ati ibintu by'urwango amakimbirane ishyari ryakabaye ritavugwa muri no industry yacu ahubwo tugasenyera umugozi umwe yashyizeho n'amafoto y'abahanzi batandukanye agaragaza nyine ko ibyo bintu bidakwiye nk'ubu twagakwiye kwicara tubwira abarundi ngo bajye mu gitaramo cya The Ben kabisa kandi ngenda nabibabwiye mwitabira igitaramo cya The Ben ni umuhanzi w'umuregend ni umuhanzi mukuru ni umuhanzi w'umuhanga ni umuhanzi wa danje ariko ko nabonye ahantu handitse titre ivuga ngo uramwanga ngo mwanga urunuka sibyo nakubwiraga bavuga se nuse nka mwanga urunuka nkashishikariza abarundi kujya kureba igitaramo cye nagize ngo uri guhindura imvugo oya mpindura imvugo siki The Ben si twadikanyije simuzi ntago ndahura nawe ariko indirimbo ze zihura nanjye ni nziza habibi come close sweet wewe mubwire abarundi mbabwire mujye mu gitaramo cya The Ben none se ubwo ndajya kwanga uwo muntu ntituririmba injyana urumva so rero ntago ntimurabenda hamwe mugani wa wapi none zugo ndajya urumva natari ukwistressa mu mutwe nanone kandi abantu bajya mu gitaramo cye kandi abahagarariye igihugu cyanjye n'abahanzi bacu muri rusange nkuko na Melody abahagarariye kandi Ben akora show mwarasose we na Melody kera ahubwo twakuze twumva Melody aririmba nka The Ben icyo gihe kera so rero nta mpamvu rero yo kuvuga ngo nanga uwo muntu ntago rega ikintu cyitwa urwango bazajya bagisigura urwango ni iki ni igihe umuntu ashaka ko utatera imbere ngo uva aho wari uri umwangira sinzi ukuntu urwango definition abantu bazi ibintu by'urwango babidohereza muri ukurikije amajwi wumvise ya Melody na ya EMMY wumvise harimo urwango runyarwo yego haba ya EMMY haba ya Melody umva ni mbiri urwango rwo rurimo
Okay. saga ari pranka mwana. Birakaze. Ariko bazabikemure mwana nta kidakemuka n'ibihugu bigirana amahari bikiyunga ibintu bikava. EMMY we yaravugaga ati icyaha cyakorewe umuntu sinagihishira, abandi bati ni gute wafata ukifata ugafuza ko umuntu ufite umuryango ufite urugo yafungwa 25. Wewe waryama he cyangwa uhagaze he muri izo statement ebyiri? Niba yima avuga ati ndi umunyamakuru nk'umunyamwuga inkuru nge si nta cyambuza kuyikora. Ariko ndumva ari umunyamakuru w'umushinjacyaha. Oya rese aragishinja. Ashobora gukora inkuru ariko ikavamo ibyaha. 25. Uziko 25 naba mfite imyaka 4 yazavamo afite. Oya man namwe kame mujye muri ku exagera. Ibyo ni ibintu bita ariko ibyo ni ibyo uhimbye. Oya. Byombi ndabikubwira mbwire nkwereke n'amarinki. EMMY yaravuze ati nk'umunyamakuru nagomba gukurikirana inkuru nkayishyira hanze nyuma y'imyaka 10. Ko yayikoze igihe. Oya ko inkuru ishukumbira atinda. Okay. Reka mbabwire. Twese uko turi hano muri showbiz. Bacukumbuye inkuru zacu. JALAS. Zishobora gutinda. Zatinda pe. Ariko ntago bambwira ngo zirahuriranya ukuntu. Kuko EMMY naramwumvishe ngewe numva ibintu biri kumubaho ni ikibazo. Nimba ushaka kunyura ku muhanda umuntu akavuga ati dore wa muntu wanga Melodie. Iyo ni menace mwana. Kubera ninde wabivuze? Brice. Na EMMY nawe ati inkuru nayo naracumbitse ndayicukumba. Nk'ubu ngubu hari inkuru nzi ko ucumbikiye. So ifite se? Ndayifite. Uretse rero igihe izagera man ngewe reka mbabwize ukuri JALAS amfitiye inkuru ishobora gutuma uzatuma no bakomeza kuyinyishyuza. Byihorere bigume mu gikari. Hari na phone zigomba kuzava kuko okay reka ntago ari twaje. Reka tuyihorere. Kirarimi inkuru. Ingana umusozi. Mu Rwanda si ubwa mbere urabako zirankurura. Iteye ubwoba. Reka tugezeho. Reka tugezeho ya kwisi. Kwisi. Avuga atuma abantu baza ntabwo nabakira babwira ati ntuzongeye kurekura ikiganiro utaduhaye inkuru. Uzi ko nyibonye mu kanya mu mashini yawe hahaba. Wibajije niba ari ni inkuru y'impamo. So rero jara reka nkure kukomeza akazi kawe. Amatanga inama rero dusoza. Inama nabagira mane tuba abantu tubumwe twubakire hamwe nka kuri ubona Beni yajyanye abantu benshi showbiz yose 3D iriyo J.com Nyarwanda nyine urabona ko agifite ya mindset ya kera y'ukuntu nubundi imbere bapushinganaga akaba atibagiwe muyoboke bari abantu kujyana abakini biki akajyana nyine n'abandi bantu batari we wenyine akumva ko yifite. Kwigira ntago bikunda udafite inshuti cyangwa se abajyanama bazima nta kintu bivuze. Ikindi nagiraho inama ku bantu bose muri rusange uri amafaranga ntago ari cyo kintu kirenze cyane. Abantu nicyo kintu kirenze. Ndabikubwiza ukuri ko nka Melodie yakoze ibintu bye bigenda neza ariko hakoreshejwe amafaranga kurusha abantu. Ariko yari akeneye
abantu yagombaga kuririmbira. The Ben yakoresheje abantu habe mu mitegurire kugira ngo n'imifanire abantu bazi. Nawe wankoresheje ikiganiro nk'umuntu kugira ngo ubona abandi bana. Kuki utaje ngo ubyivugane? Nta muntu cyane akamewe n'umuntu. Umuntu wigeze ikiduma udashaka kuvuga. Urumva? So rero arayangirijwe Diana ryibuke. Urumva? Bivuze ngo ibintu Ben yakoze yabikoze biri professionnel kurusha Melody. Ahubwo ngi icyo negereje kureba ni performance iri hejuru kurusha ya Melody. Noneho audience yo ndabizi ko igomba kubiri hejuru. Ntago bari abantu bangana kuri abamanuka ngo bibe bibi gutyo biraho. Icya gatatu, The Ben hari abantu barenze, hari famille zirenze nka 15 agaburiye buri muyoboke urabona amafaranga byanze bikunze ndabizi. Ntago muyoboke agiye gufana. Nimba mwana ku kibuga cy'indege yabaye bouncer ndavuga ari muyoboke ari ubwo n'umuryango we ugomba kubonaho. Emmy arabona amafaranga. Wenda nimba ari n'umukopine we cyangwa se abana be cyangwa ibiki bye simbi nawe arabonaho. Urumva The Ben agaburiye abantu benshi cyarimo. Aba bouncer yamanukanye sabena bari abantu benshi shitariyo arabona amafaranga. Arabagaburiye abana bacitariyo bariyo urumva abo bantu bose no pujariyo aragaburira abakozi bose n'abakozi bo mu rugo bo kwa Dennis. Nabonye bari ba Dennis Rwema. Nukuvuga ngo umukozi wa Dennis arahembwa, boutique yaguriye isabune ibona amafaranga, hotel yabamo yishyurwe. Urumva ni movement. Kuki utikamerera hariya sugukanda ngo record. Fisi nawe hano arabona amafaranga nuko yarya wenyine cyane yararanye kiyabone. Ayabyo nebyo kureba simbi. So rero Ben ikintu cya mbere yakoze nuko wenda umuryango mugari yawufashije bitandukanye n'ibya Melody wagiye akayabona wenyine na coach Gael. Wenda n'aba bounce kirageze ntabayabonye bafata ba Brian ba Yago. Abandi bantu bariyo ni bandera. Hari abantu benshi cyagiye kubwa Brice nabwo ari yagiye abantu. Wari uriyo? Je ntayo njya mbonaho. Oya ntaribi nawe hari abo yafashije. Ariko ndashaka kukwereka level y'ukuntu bitandukanye. Ahubwo kibazo nuko ya The Ben nge ntari buyaboneho. Ariko ya Melody nayabonyeho kandi nibere. Yaraje asanga imodoka yashizemo gaze. Amaho ushyiramo none. Okay. Ama reka tugira aho duhinira dusoze nayo nakugendere kujya twiganire gato bitewe niba bivugwa muri game. Yego. Kubw'amahire nsaza hari nandi makuru ufite mu gikari yinjiye. Buriya nawe ntiwicarira ubusa ntago wamenye ibintu ngo tuze. Ndakuzi nawe uracukumbura. Ariko turareba tukanariza. Hari n'igihe ugize kumbwira ngo uzaba umunyamakuru ariko ntangiye kubona ko uzamuba. Niba usigaye nawe wamungize ubika amajwi runaka ntuyasohore. Aya majwi ntago ngomba kuyasohora. Aba yakugezeho tu. Ariko ari dumbukiza ngo pyu. Sinkari yarijwe ufite ngenza aho wari kuye. Rira ryo rirakaze. Yarimo gukoresha ubuko umuntu mama we. Hava. Byara reka turekeraho rero twayavuze kandi kugira ngo nkwereke ko nje ndi n'umunyamakuru ushaka kubigira umwuga. Ikiganiro cyacu cyari gishingiye ku isesengura n'imitekerereze y'abantu kuri saga zimaze iminsi ziba habe ya The Ben gitaramo cye na Melody by'abantu bavuga umuntu abivuga uko abyumva. So je sindi umusesenguzi ariko ni nka comment abandi bo barazandika nge nzajya nzivuga. Okay.
ikiganiro nakagaruka ni comment ubwo namwe mushyiraho izindi kandi noneho nyuma y'igitaramo cya The Ben uzagaruka undebe ugira icyo wivugira. Okay, navuze ko ikigomba kuzura kubera elema nabonye zamanutse. yego ni arizo zajya mu zonyine exidira abonye ya posting ngo imodoka zimanuka Bujumbura asigaye mu mwanya diheri ni mubi cyane ariko wamenyera Shani P yaramanutse na Babo narababonye Shani P imfubyi ya The Ben Shani P birakwiye ariko uro mufoto Zatara we no official uro fotora Jean Paul nirazi muri ya nawe ubwo se urumva bitabaye kabaye ahubwo buriya reka mbabwiye ese ugitekereza gutaramira abarundi wowe abarundi bihorere nzaba taramira umunsi cyangwa bakubitira Burundi kubitire mu kabuga kamusha bo bakomeze bakubita ngewe nsuhuza Sadbi muri iyi minsi twari turi kuvugana n'umuniga wanjye witwa Mukombozi bari hariye Bujumbura na nuriya uyu mu promoter Landry n'inshuti zanjye bo baba bakurikirana hariya kuko nanjye ndi gutegurayo ndi gutegura ariko yewe ntabwo nshaka ibintu biremereye cyane ndashaka kwikorera igitaramo hari abarundi badukunda badukurikira nanjye nzajya na JALAS official njyane Ndahiro Valence papi njyane nyine nanjye abantu banjye hari icyo se ese guca abandi bajyana babo hariya uri timu A cya timu shande timu 0 handikiye muzi urumva hip hop y'u Burundi mana abarundi bazi kurapa cyane ariko show business iraryoshye ni byiza gukoramo amakuru ariko abantu bagabanya ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ku bantu ibyo bintu ni bibi Imana nukuri kw'Imana uko yego amakuru azemo hashye ariko ubuzima bwendereye ibintu byo gukuramo abantu oya biriya bintu ni bibi cyane showbiz rwose bayishyushye kabisa ariko ibintu byo guhemukirana uburyo bishobora kugira ingaruka ku miryango ayo reka nkubaza ubu ngubu tuvuga FCC afite abana wenda 3 yirirwa inyuma ya kamera ari guhiga wenda ayo makayi utwo duki kugira ngo abana bige ejo hazavamo abasenateri cyangwa se abakinnyi ba danje cyangwa abaminisitiri cyangwa se budono mu Rwanda rw'ejo nufata fisi ukamujyana ukamufunga babana bakicwa na bwaki kubera ko burarega nka bwaki ishobora gutuma ibitekerezo bya cyangwa se imikurire y'umuntu kugwingira subiza yego wa mukinnyi wagombaga kuzakinira wenda Amavubi akatujyana mu gikombe cy'isi wavuye muri fisi aragwingira Eren ubwo icyo gikombe cy'isi cyo mu kibagiwe hari ibyaha biba biremereye Mana urumva hari ibyaha binini usibye ko nta n'icyaha gito ariko nanone mba numva wagakwiye kureba ni igiki cyangiritse ufunze fisi kuko wenda yakoze akadega gato ariko utumye abana be baziba uzabakurikiza fisi utumye abana be babindaya n'ibiki gusitira ubwo nta yes nuko njyewe mbyumva so reka ngiraho mpinira soreza ahangaha ku kiganiro twagiranaga na AMAG The Black mushimire cyane ku mwanya we yaduhaye kugira ngo tuganirize yego nifuje ko tugira ibyo tuvuga kuri ibi bintu byo muri show business kuko nzi ko ni ibintu wagiye ukurikira by'umwihariko kuri no saga ni ibintu byatangiye ureba byabaye bireba byose wabirebeshaga amaso reka ngushimire ku mwanya wawe yego twizere ko tubararikiye inkuru ewan iriya nkuru ndi umuntu wa mbere uzayireba ibaza ibyo abantu badukurikiye
babyumve ko ari inkuru tubararikiye kuko ni inkuru maranye ukwezi rwose yananiye kuyisohora. Murakoze cyane JALAS.